ese ese waba ujya ugira ikibazo cya interineti? Niba ariko bimeze, ino videwo ni igisubizo kuri wowe. Ngiye kukwereka uburyo wakoresha interineti y'ubuntu, ni aka apurikasiyo k'aka VPN gakora neza cyane kuri simukadi ya Airtel. Tudatinze reka nkakwereke. Urajya kuri Google Play Store, ujye kuri search, hanyuma wandikemo ino VPN. Urandikamo ngo TRV tuner, TRV tano. Nguku uko babyandika, uko bimeze hano hejuru. Wowe uraza ugakandeho ni aka ngaka, hanyuma uhita ukesitara. Kitwa TRV tuner. Nurangiza numara kukadawunilodinga urakanda kuri install, ariko kuko twe twamaze kugashyiramo uraza uhita ukanda hano handitse open. Ubwo kuri wowe wakadawunilodinze karahita kajyamo. Numara kukestaramo ukuntu uri bubigenze, reka mbikwereke. Uraza hano munsi uhitemo ahanditse ngo Airtel Rwanda. Numara guhitamo ahanditse Airtel Rwanda, nibwo uri buze hano munsi handitse start, hanyuma uhita uhakanda. Urategereza amasegonda makeya byisacinge. Nibiba connected urahita ubibona hano hejuru h'icyatsi hahise haza ijambo connected, no munsi ahari start hahise haba stop. Aka VPN rero kari ako ngako, ibintu bikaba byakemutse. Iyo kabaye gutya biba byabaye connected. Reka tujye kuri YouTube turebe koko niba kari gukora fresh. Urabona ko rwose kari gukora fresh. Urabona ko video kuri Thinking YouTube about starting your own business in 2025? Bluehost makes it easy to turn your vision into reality. Head over to bluehost.com and create a professional WordPress site without breaking a sweat. Kugira ngo ubanze witegereze ino ushobora video. kugasharinga inshuti yawe nayo igakoresha aka VPN k'ubuntu, ndetse numara kwitegereza ino video nanone witegereze iyi ngiyi nayo iri aha. n'utuntu tw'ubwenge.